nta cyavuyemo kizima, nta gisubizo kizima twabonye. none se ko numva ari kugongera nuko namusanze nyine na n'ubu niko ameze n'ibindi. none se nese n'iki kikurya mu nda have none se ni nka gutobora inda Mama Salomo kandi njye naramumurekeye none njye sinzi ikintu banshaka. bakika kari ubitera se yarandoze ngeza nzajya kuko tukavuna wenyine. none se ntago yamaye uri kuvunika Ejo se mwegore ntago yamaye uburenganzira bwo kuba nazi cyuko najya ngerageza nkaza nkahare nkamureba nyine shaka ukuntu yagera hano kenshi. Ubu ngubu uko bimeze ntabwo ari ibintu bisaba ngo uburenganzira. ndawutatanyiriza mu nzira zirenga 1000 mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya imbaraga z'umwijima mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Toka satani izo mbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'ikuzimu zose ndazohereza mu muri rutazima. Baye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Ndabashimira inama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment. Nukuri ni by'agaciro cyane kubera ko bigaragaza urukundo mudukunda ndetse mukunda abantu tuba twaganiriye nabo bagiye batandukanye. Ndi kumwe na Mama Salomo, ngira ngo muribuka ko ubushize twamusuye arwaye amerewe nabi, biba n'ikibazo gikomeye no kuganira biranga, biba ngombwa ko tujya kwa muganga. Ariko mbere na mbere nabanje kubimenyesha Papa Salomo kuko n'umugabo we ntago ikintu nk'iki cyaba ku muntu we ngo tubimuhishe. Uretse ko nanabisabye Mama Salomo mbanza kubimubwira ko nzabimuganiriza kuko muri kano kanya ari wenyine, nta wundi muntu afite bari kumwe, nta afite babana, nta afite uri kumwitaho. Byari ngombwa rero ko mumenyesha kugira ngo niba hari n'icyo afite yamufasha, niba nubwo aba ari muri hafi gusa nawe akaba hari. Twazanye rero kumureba kugira ngo nawe arebe uko ameze. Mama Salomo, Papa Salomo twazanye turi kumwe, wahindukira gake gakeya hanyuma ukagira mufashe nukumwegura gake gake. Ararembye gusa kwa muganga twagiye wa munsi kuko nkuko nari nabivuze tujyayo, twavuyeyo bitinze kubera abantu benshi baba bahari, ariko uko biri nyine bizagenda neza. Mbona ameze nabi cyane. Ukoresha umuryamisha urubavu nabonye gutyo mworose neza ishoka noneho. tuzabikiza Uryamye zorohara ameze nabi cyane. Masarama ameze ute? nushaka we wicare none. Uko nawe wicara usa n'umwiyegamiza. Nese uravunika? Ijosi ahubwo ndi kubona umusego utamuriho neza. Mama Ego kaga tuba gushyiraho umusego uravunika ijosi. Hase ko mbona arimo njugunya. Humurana ihangane. Yorose neza. Ihangane nta. Shiramo akaboko. Ngurotaka imbeho mukanya mukanda ukiyorosora se. Ihangane byose. Papa Salomo ngaye ngukorera madamu wa yararembye. Ndabona ameze nabi. Ngiraho ngo cyane. Ndabona ameze nabi pe. Cyagiye baramamagara bimbwira ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Ngira ngo wenda nukurwa ni ka malaria, ariko ndabona biri ku rundi rwego ruhambaye. Umva munsi mbikubwira nibwo nanjye nari mugezeho, ariko mbonye kunameze ndavuga ni sinamusiga gutya atagiye kwa muganga ngo tumenye ikibazo afite. Nibwo twahise tujya kwa muganga rero, ariko nta cyavuyemo kizima, nta gisubizo kizima twabonye. None se ko numva ari kugongera nuko namusanze nyine na n'ubu niko ameze n'ibindi. none se nese n'iki kikurya mu nda have none se ni nka gutobora inda. Mama Salomo tuza nese ni iki kikurya mu nda? Mu izina rya Yesu. Ni iki kikurya mu nda?
wa muntu wasinze ibintu biba birimo n'umubiri wose ni munda gusa se ko n'amaguru amurya ngakumva arahindamo umuriro ngakumva afite ubushyuhe ngakumva cyokere ukamemenaho amazi mu kanya arimo arabira. Warabimbwiye numva ubwoba buranyishe, numva sinzi, numva nikanzemo nyine ndavuga ndeka nzaze murebe, none ndabona nese wewe neje wa mugore we none se niwe wakuteje wakuroze urumva none se ko ndarengana njyewe ntarangi wamuzanye pe ndarengana sibyo yitaza hano none se ko nanje kukureba nanje muzanye mugiye kunyica oya humura ntacyo uzaba oya uzakira ntacyo uzaba humura Imana irahari ahubwo nakuzaniye amata sura yabasha amata yabasha nawe muzaniye amata yo kunywa uraza kuyanywa waretse se nkaguhaho ukanywaho giteye mwana yanjye none se ubayeho ute ubayeho ute utanywa amata urumva umeze ute cyangwa se utarya urarya se basi njye gushakira icyo kurya se none se nkora iki mama Salomo hari akantu uvuze wihangane nyine ntabwo tubyumvise neza nagira ngo tubwire uravuze ngo ni umugore baguteje uhe mugore bakuvugereza umugore uri waramutwaye kandi njye naramumurekeye none njye sinzi ikintu banshaka bakika ko ari wowe ubitera se yarandoze mwarahuye se twarahuye yaje mu rugo barahuye uriya mugore kuko ni icyo ashaka ariko nta kintu basangiye nta kintu yanyweye nta kintu yariye ngo buriya yaragerageje njye arambura none atangiye kuza kwa mama Salomo yakubwiye ngo iki ngo nzabona ngo nzagira amahoro umuruza yagira nangije yaravuze ngo yamaze kugenda mpita ndwara umutwe atangiye ndwara umutwe aravuga ngo nta mahoro azagira ngo niwe ngo nubana nawe nuguma hano ngo nawe ntazakora kandi nawe ntabwo nigeze ngutwara uzagenda umusange ariko uriya mugore naramwiyamye uzagenda umusange naramwiyamye pe namukura inzira ku murima sinzi icyo gushakaho pe urukundo gukunda hari narabaretse mu amahoro nanjye mu ndeke ni umugome yifitiye muri we uriya muntu ariko humura ntacyo uzaba Imana irahari kandi Imana iri kumwe nawe oya ntacyo uzaba ntabwo uzapfa ndabizi neza ko uzamererwa neza abantu rero bari bafite amatsiko kwa muganga babonye iki twagiye kwa muganga baramupima urumva kubera ababana umugongo no mu ngingo mu maguru nyine mu ngingo no mu nda n'umutwe bamucisha mu cyuma nyine muri sikaneri mu mugongo mu nda umutwe bamucisha nyine urumva ariko umuriro bamutaga serumu nyine ka malariya bamuteye parasitamoro umuriro ugabanuka tukigerayo kuko afite umuriro mwinshi kandi atakukonje baravuga ati se yaba ari malariya bapima malariya barayibura ariko kuko afite umuriro mwinshi bamuteraga parasitamoro kamugabanyiriza umuriro uhita ushira bareba n'igituma aribwa umutwe cyane udakira bamubaza niba arwara amaso kuko hari igihe urwara amaso akagutera umutwe nta maso arwara bamaze nyine ibintu yaba yariye byamuteye mu nda yariye niba ari ibitoki nyine ibiryo bisanzwe basanga nta kidasanzwe kiri mu mubiri we bamufata ibizami nyine bisanzwe basanga nta kintu kimwe babonye nta munyagwa ashobora kuba yaramuhumanyije bamucisha mu ntuze muri eko babona mu nda nta kintu bamuca muri sikaneri y'umugongo hano uruti rw'umugongo uko ababara basanga amagufa ni mazima urumva umubyeyi siko ashobora kuba yaramugiriye bamutsindwa na gasane bamukoreye bamuhaye ku gaparasitamoro bamutera n'imiti igabanya uburibwe nyine bwo mu mubiri turataha ariko iyo miti bamuteye yamushizemo yampamagaye saa sita z'ijoro ambwira ati ndenda gupfa
urumva bisaba ko iyo miti bahora bayimutera kugira ngo uburibwe bugabanuke. Kwa muganga bakimara kumutera iyo miti n'agaparasitamoro kagabanya umuriro, yahise asinzira kubera ko amaze igihe aribwa adasinzira, yahise asinzira tutahubona atakiribwa. Ariko yageze mu rugo hashize nk'amasanga saa sita nibwo amamagaje arambwira ati Kiza ndapfuye. Avuga ni se umuntu azajya ahora ku nshinge, azajya ahora ku miti. Ahubwo ubu ngubu ikigaragara cyo ntabwo yasubira kwa muganga, kuko kwa muganga ushaka kumutera urushinge rundi rurimo umuti runaka agahita apfa. Ntabwo yakishwa n'inshinge, ahubwo ikibazo ni ukumenyera izo nshinge kandi atazahora kuba ataramutamitse, ahubwo aribyo yaba yararenze yamuteza akarenga se. Umva ngize ubwoba njyewe sinzi icyo nakora ubu ngubu. Yarabivuze uriya mugore, ntabwo nigeze nsangira nakora, sinzi uko nabigenza. yarabivuze n'ubundi. Mana yanjye, none se na Salomo, dushaka uburyo ki twakuvuza mu Kinyarwanda, urumva umerewe nabi? Ndamuvuriza hehera. Ngewe ukuntu nabitekereje nyine nk'uko abivuze nawe ati byatewe na runaka, nicyo natekereje. Oya, ikigaragara cyo bitewe n'ukuntu ari kuribwa, urabizi nanjye mu gihe cyagiye nari ndwaye, naribwaga mu nda, nkaribwa umutwe, nawe bitewe n'ukuntu ari kuribwa biba bimeze nk'ibiri kujagata nk'intozi, bijagata nk'intozi. Byanga bikunda birasaba izindi mbaraga, ni izindi mbaraga zo kugira ngo umuntu amuvuze, kandi sibye Imana yonyine yamufasha nanjye ikamfasha nkareba ko namuvuza, kuko birahenze. Njye umuntu wamvuye yarampenze, n'amafaranga bisaba amafaranga. Uwo muntu wagiye kumvuza yatanze amafaranga menshi. Birahenze pe, birahenze. Kandi ikiza cy'uwo muntu yakuvuye ahita aguha n'umuti ku buryo nta muntu uzongera guhumanya, ahita kuha umuti, nta muntu uzongera kukuroga ukundi, biba biranye. Ubu njyewe biragaragara yuko ashobora kuba yarampiza akambura kugira ngo yongere amfatishe, akaba ari gukoresha uburyo bwo kujya bute kuza kuzengereza mu masalomo, ahubwo azanangerera mu bana. Ariko ndakoresha uburyo ki bushoboka, ntago ari bunkire, ntago agomba kunkira. Ibintu ntago nabyihanga, niyo ngombwa ndashyiramo n'imbaraga za polisi. Baravuga ngo akanwa ni kabi kararuga. Ibyo bintu yabivuze bari kumwe, aravuga ngo nuza ariko iki kintu kintangaza kutaba hano. Ndetse ndahaba naza amahano se naha uburenganzira. Nta burenganzira yampaye, ntiyambabaremye ngo yarambabariye. Ntabwo ngi nzi kwihambira, nshaka ko bizagenda mu mucyo. Namenya ko muri kumwe ngo nta mahoro muzagira muri runo rugo. None se aramubaza iki ko tutari kumwe? Yamuhaye amahoro, ko namwihanangirije, ko namuhaye ukuri kose. Mu by'ukuri yanetse kumugora koko, akirera abana koko, nawe ko afite ubushobozi aranje. Hari ibintu ngiye bijya uriya mugore mwamenyanye, erega uriya muntu ntabwo nanjye nzi ko byagenze. Imyaka yari mikeya, ubugumi bw'ubwana bubi nk'ubu kugeza nanjye ntabwo nzi uko byagenze, nanjye nabisanzemo kuriya, ariko namenyeye ukuri nkasobanukirwa, byararangiye. Umugabo w'abandi yarakuryoheye ati yarandyohanye, turashize. Ibyo ntabwo nzi byari ibyo ngibyo, njye ntabwo nzi byari. Abasore barahari bafite amafaranga agahishya. Nese ngiye ko ndi nyakugenda nta kintu nigirira, mba nishakishiriza biri aho ngaho, nishakira ko bwacya uyu munsi. Uyu uriya muntu koko nicyo ari kunshaka, anshakira no ku muryango, yandekeye umuryango, arawubaza iki ko namuhaye uburenganzira bwe. Namuhaye uburenganzira bwe, namuhaye kubaho akishyira akizana, naho nzongera guhurira nawe nta hamwe habe na hamwe, kuko kuri kose narakumenye, nanagushyize hanze, ntaha tuzongera guhurira, narakize. Naho yakongera kugerageza kundoga ntiyabibasha, ko ngewe naravujwe, merewe neza. Naho yabigerageza ntibyakunda, ahubwo iyo abigerageje bishobora kuba byamugarukira bigafata we. Njye ntabwo yabibasha, kuko ntabwo nyiri uwo kurogwa. Uwo mubyeyi wamvuje yantanzeho amafaranga menshi cyane pe, menshi ashoboka, kuko uriya muntu nimba ari urukunda gukunda rutuma oya ntago ari urukundo, n'ubugome. Ntago urugo ntago urukundo. Basi subirayo mu bantu, tanga nyine kugira ngo ubuzima bw'abana bawe n'umugore. Njyewe nkubwije ukuri, aho kugira ngo nsubire kuri uriya, sibyo
njye nakomongana nkigira iyo ngiyo, nakomongana nkigira iyo ngiyo kure, urumva ahari kakamera agaha amahoro mama Salomo, njye nkajya kure yabo bose, ariko mama Salomo akabona amahoro. Ariko kugira ngo nsubirane nawe sinshobora sinasubirana nawe. Ibyo naboniwe narabibonye, uko yamfashe narakubonye. Iyi Imana itaza kundengira ngo imuze niwo mugira neza yo kabyara ngo mvuze uyu munsi none mbe maze gutya. Yaravuze ubushize twarahuye igihe twahuraga ngo nari ntunzwe ngo nibyo yangaburiraga n'iki n'iki, ariko ntago nigeze ngira ubuzima bwiza kuko inshuro n'igice yangaburiraga nibyo bashigaje. Uyu munsi none nibwo numva meze neza, mbasha kwibeshaho. Ya mudamu rero sinzi icyo umuntu aramukorera. Utaragaruka byo kuba ngo urasenga bazi, dore ntiyarakigenda mu rugo ntibahuraga nta n'icyayi kikibahuza, ariko ugarukiye ubundi kongera kumuhuza nayo byabaye guhura nayo byabaye ikibazo. nani bahora mu Masalomo azayagira nuko nta bushobozi buhagije mfite, kuko umuntu yatanze amafaranga menshi pe, ni menshi ntabwo navuga ngo nayabona pe. Mushyiraho amazi se urashaka ko mumenaho amazi muri kanya kandi mu kandi kanya ngo arashyushye yasukaho gutya cyane muyagize ibi bintu byawe n'ibyatoha yenda ubuyagizaho gutya urumva ari neza. Nese mu mutwe wumva bimeze gute? umutwe uri kukurya cyane se basi umuntu upfe kugura se paracetamol arebe upfe kubimira binini wabinyweye. Nakomeje kwihata imiti, ko akomeje kunywa imiti birashoboka kuba baragize gute, hari ibindi bintu bashobora no kumuteza ugasanga ngo imiti agahita apfa. Buretse arajya kotera duke ngaho tuzi. Kandi wihangane Imana iri kumwe nawe, humura ntacyo ugomba kuba, uko kuri kose twarakumenye ntacyo ugomba kuba pe. Cyakora uriya mugore yaragukunze pe, kuri kose twarakumenye ntacyo ugomba kuba, tuza umutima rwose. Ihangane Imana iri mu ruhande rwawe, kandi kuba Imana iri mu ruhande rwawe ikibi cyose kigomba kukunyuraho, sibyo? Ariko ntacyo ugomba kuba, sibyo? Noneho nawe urahari, nanjye ndagerageza nzajya kuko none se ntago yamaye uri kuvunika ejo se mwegure ntago yamaye uburenganzira bwo kuba nazi cyo ko najya ngerageza nkasanga hari nkamureba. Nyine shaka ukuntu yagera hano kenshi. Ubu ngubu uko bimeze ntago ari ibintu bisaba ngo uburenganzira. Buryo urumva umeze neza se? Wowe ntago ubu ngubu ntago ari ibintu uko ameze. Oya ndagerageza mube hafi. Muri ibi bihe. Ndagerageza pe uko nshoboye. Mbe hafi yiwe. Ndebe ko yakoroherwa. Gusa Imana imfashije nkabona ubwo buryo nagerageza kumujyana ahantu bamvuye nabo bakamufasha. Ariko biragoye pe. Keza biragoye no kuri kw'Imana. Ko amafaranga banciye, amafaranga ari hejuru $300 ni menshi. Agera muri ayo? Ari hejuru, ni hejuru yayo nuko mvuze ni hejuru ya $300. Ariko arakuvura, kuvura niba ngo babyita gukagira. Akanagukagira bikarangira nta wongera gukora ukundi. Muvandimwe ubuzima ko ari bwo bwa mbere wa muntu. None se urabona utarakize? Njye meze neza n'imbaraga ndazifite, ubu nikiraka ndakibona umuzigo nkawe ikorera nkawushyana aho izo senyisa nkazibona, nuko ndayangerageza mube hafi mu gihe nabonye icyo gihumbi, ndebe ko namugira icyo mugurira nyine cyo kwiramiza n'uwo mwana. Amahirwe wenda no kuba bari muri vacances umwana atari kujya ku ishuri, sinzi ko nabikuza yambigenza, ariko naho muri ntacyo agomba kuba. Ndajya nkomeza musengere. Imana ishobora byose. Imana yankijije, ndi kukubabaza. Imana yankijije nawe yamukiza. Abantu badukurikiye reka tugire ikintu tubasaba. Si amafaranga gusa bakenewe, abakeneye n'amasengesho. Kuri amasengesho. Yego, hatari amafaranga hakora isengesho. Nukuri mu mwabantu mwe abakurikiye Mama Salomo guhera kera akibana n'umugabo we kugeza aho batandukaniye. Ndabizi muri benshi mukurikirana. Kuri iyi nshuro hakenewe isengesho ryanyu, hakenewe ubufasha bwanyu bwari bwo bwose, kugira ngo byibura hagire ikintu cyatwunganira twembi twone uburyo yavuzwamo cyangwa uburyo yakira. Sinzi wenda
niba uza gutanga nimero cyangwa tukaza kuyishyiraho cyangwa ukayivuga nimero yiwe cyangwa iyawe sinzi yiwe so ntawe ari izo kanazivuga zose. Hanyuma ku buryo hagize uwifuza kumuvugisha nubwo nta kabaraga ariko wajya ugerageza ukajya uhagera ukareba uko ameze ku buryo atabashije no guhamagara utabashije kwitaba. Nanjye umuntu nanjye yamvugisha ariko kuko afite telefone wababwira nimero yiwe hanyuma uwajya yifuza kumuvugisha cyangwa kugira ikindi kinamugezaho akamuvugisha kuri nimero ye cyangwa nanjye wazanye kanazayimuha. Ndumva ari bwo buryo bwiza kandi bworoshye. Mvuge nimero ye cyangwa mvugane yanjye? Muvugiye nubundi reka mvugiye. Nimero yiwe ni 0788 41 9 88 kuko byanga bikunda inshuro nyinshi nzajya mba ndi hafi mu gihe hari uvuze nzajya muvugisha wajya mumvugi kumwitabira nkayimuha. Hanyuma y'ibyo ngibyo ariko ntabwo twasabye namusengeraho gakeya. Katumusengeraho gakeya wenda mu gihe ibindi twitegereje naryo rirakora. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana imbabazi n'urukundo, Imana iri hejuru ya byose. Mana nkweretse uyu muja wawe, Mana yagiriwe nabi ariko turamukweretse kugira ngo umukize izo mbaraga z'umwijima, umukize izo mbaraga mbi z'uburozi mu izina rya Yesu Kristo. Mana twarakubonye mu gihe cyari gikomeye, narakubonye ubwo nari merewe nabi, ubwo wakoresheje inshuti n'abavandimwe nanjye nkavuzwa nkakira. Nawe Mana Nyiringabo, genderera buri wese ufite umutima w'imbabazi arebe icyo yakora kugira ngo tubashe kumuvuza. Igaragaze nk'Imana ishobora byose. Uwo mwuka w'umwijima wose umurwanira mu mubiri ndawutatanyiriza mu nzira zirenga 1000 mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya imbaraga z'umwijima mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Toka Satani, izo mbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'ikuzimu zose ndazohereza mu muriro utazima mu izina rya Yesu Kristo. Mana wigaragaze ku buzima bw'uyu mubyeyi, wigaragaze ku buzima bwacu, icyo gikomeze kuba icyawe, umushyiraho uburinzi budasanzwe Mana kuko ushobora byose tubisabye twizeye. Amen. Tutegereje Imana izakora.